akodesha geto ntajye n'iwabo umugabo azajya gucyura muri geto yatangiye kuryamana n'abandi bagabo umuco. Reka mbasuhuze mwese abakurikiye MC Peter TV show, babwire ngo nakagaruka muri rwa ruhando rwo kureba ibijyanye n'umuco wacu, aho tuganira n'abantu bagiye batandukanye ku bitekerezo byanyu muba mwagiye muduha. Uyu munsi wa none ndagira ngo urabona ko dufite umutumirwa, ngira ngo abibwire. Urakoze. Ngewe ndibaza ko amazina abantu bamenyeye, usanga abantu benshi bayizivensi batabizi. Bayizivensi ni izina ry'ababyeyi bagize, ibanze kuri Nzovu, Metero Nzovu n'andi menshi nakunze gukina nitwa mu mafilime ibiki n'ibiki. Ni amazina yo muri filime. Ni amazina yo muri filime muramuzi cyane nka Nzovu, mumuzi nka Metero Nzovu, mumuzi no ku yandi mazina agiye atandukanye, ariko amazina y'ababyeyi ni Bahizi Venuste. Niyo mpamvu buriya izina bita Bahizi ni izina rihiga. Nuko njya mvuka i Nyanza, nkavuga kwa Musinga, ni izina ryo guhiga. Bahizi ni izina ryiza cyane. Uramutse buti hano mu Rwanda abafite izina bita Bahizi ntabwo twarenga bane. Uwonzi yari uyu wabaye perezida wa Marine ni general, niwe witwa Bahizi. Nanjye nitwa Bahizi. Amazina y'ibyamamare. Ni izina ryiza, ni izina ryo guhiga Bahizi. Murabyumva rero ko Bahizi ni izina ryo guhiga, ni izina kandi rifite icyo rivuze ku bijyanye n'umuco wacu, kandi nk'uko mubyumva nyine Nzovu ni uw'Inyanza. Ni uw'Inyanza, ntabwo iryo zina ryari bubura ahantu riva, niyo mpamvu. So rero turi hano na Nzovu kugira ngo tuze kuganira ku bijyanye n'umuco wacu, ku bijyanye n'ukuntu umuntu yarema umuryango muzima, ibijyanye n'ukuntu umuntu yakubaka umuryango ukomeye. Ariko kano kanya tugiye kuganira na Nzovu ku kibazo kimwe abantu bibaza. Ni umuco turimo, reka tuganire ku muco. Yego. Baravuga ngo umuco ntukazime. Umuco njye ndibuka mfite imyaka 53. Mboneyeho no kubwira abantu b'iki gihe, kera urugo umuryango warabyaraga, bamara kubyara bakita umwana izina, bakarya ubunyana. Ngo njye ndibuka turi abana twajyaga kwita umwana izina, bagashyiramo ibintu bitaga ubututu, bakabumbabumba ubugari, bagafata urukoma bagashyira ku nkoko, bagashyira ngo abana bariye ubunyana. Abantu bakuru banywaga urwagwa mu gicuma kiri mu muheha, none abana bakanywa iki? Bakaba amata mu nkongoro, bakanywa amata. Buriya niyo mpamvu umuco ntugacike, ntukagire gute. Uvuze ibijyanye n'agacuma, unyibutsa ibintu byinshi. Nibuka njya gutangira iyi mirimo yo kuvuga imisango y'ubukwe, kuvuga imisango y'ubukwe, kuyobora ubukwe cyangwa gusaba no gusabisha abageni. Njya kubitangira nagiye rimwe Nyagasambu ngiye gusaba itariki y'ubukwe, mbivuga neza cyane. Abasaza twaganiraga bahita bafata agacuma barakamba, hamwe ati mwana wacu akira umurage. Baguhaye ako gacuma, agacuma kari ikimenyetso cyiza cyane. Uribuka abantu ba kera hari agacuma bitaga ko kwihenera. Ko kwihenera ni agacuma umugabo yagiraga nimba yagiye afite abantu benzi ibitoki, afite urwagwa rurahiye, bafataga ka gacuma kiwe bakamushyiramo urwagwa, none umugore akagashyira ku musego, kakaba ari urwagwa yabikiye inde nyiri bwite ari we umugabo umutware. Niyo mpamvu tuvuga ngo umuco ntugacike. Uzi ko njyewe unyibukije ibintu byinshi. Uzi ko kera njyewe narinze nkura ntarabona aho papa arimo kurya ibiryo. Twabaga turi muri salo, twicaye ku misambi, tugasangira, yenda turi abana bane, bakadukira ibiryo ku nkoko, bagashyira nimba ari ibijumba, nimba ari imyumbati, nimba ari ibishyimbo, n'imyungu tukarya. Papa wacu, mama agafata papa wacu akamujyana mu cyumba ahantu tutazi, nawe akaba ariho amugaburira. Nta mwana warebaga papa we mu kanwa arimo kurya. Naho muri iyi minsi usanga umubyeyi w'umugabo n'umugore basangiye ahantu hamwe n'abana, hatoya umwana abwiye papa wansigiye. Ariko umuco waracitse, ti wansigiye ibikiri bike. Umuco ntugaruke, umuco ntukazime, n'umuco ntugaruke.
unyibukije ikindi cyongeye kuvuga none nanjye nari nibutse ikindi ariko banza icyo wibutse mu gihe cyo kwahukana kera iyo nditanga urugero nta wundi ntanga urugero ariko icyo gihe ni kera nyine byabaga biriho papa yagiranaga ikibazo na mama twajya kubona tukabona papa mama asohotse mu cyumba ati bana banjye ndagiye icyo gihe ntabwo twamubaza ngo ugende ntacyo twari tuzi papa tugasigarana bugacya duteka tujya guteka papa agateka mama yabaga yahukanye akagenda kuko wenda bagiranaga ikibazo n'injoro agahita ashaka undi muntu w'inshuti ye yabaga afite umumama w'inshuti ye akagenda agacumbika muri urwo rugo bakamucumbikira mu gitondo agafata imodoka tagisi za kera za dina rivani kuko amakwasi za riyasi na za toyota agahita ataha iwabo i Nyanza aho papa yamuvanye akagenda noneho papa tukamara nk'ibyuma nka 2 cyangwa 1 cyangwa ukwezi papa akazajya gucyura papa yagendaga bakamuca injerekani y'urwagwa ariko nzovugiye mbona no kwahukana kera byari umuco ariko ubwo ndashaka biriya ni umuco ndashaka kwisangira kubihuza n'iby'ubu ubwo papa akagenda bakamuca injerekani y'urwagwa kuko buriya kenshi abagabo nibo bagira amakosa nta mugore nubwo nta mugore ugira ikosa nta mugore ukosa papa bakamuca injerekani y'urwagwa akarutanga ngiye mvuze papa wanjye nta bandi mvuze papa agatanga injerekani y'urwagwa noneho akamubwira ati wowe taha usanga abana umugore wa ejo tuzamwohereza mama bakamufata nimba afite barumuna biwe yaba atabafite bakamushakira undi mukobwa mu ikaritsiye bakamukubita icyo bita inkangara bagashyiramo igicuma kinini bashyiramo ikigage bashyiramo umutobe bashyiramo urwagwa rwandi bita indakamere mama agahita ataha ariko muri iki gihe umugabo n'umugore basigaye batandukana umugore agahita guco n'ibyo kubera Imana umuco ntugacike ntukazi abantu mwese mukurikiye MC Peter TV show nagira mbabwire ngo umuco ntugacike igitekerezo cyawe muri comment wakitwandikira wibutse gukanda subscribe mbere kugira ngo tujye dusangira ibiganiro share na comment mutwaye kwanda yanzogera yego none ikintu nagira ngo mbabwire kimwe gikomeye mu bijyanye n'ibyo nzova babwiye umuco wo kwahukana kera wari umuco uriho wari umuco uzwi uburyo iyo umugore yashwanaga n'umugabo babimenyaga bonyine umugore agasohoka akagenda yasohoka akagenda umugabo akicara akaba mu rugo iminsi myinshi abana babura mama icyumweru batangiye icya kabiri bagatangira kubaza papa batese papa ko mama tutakimubona yagiye papa akagira isoni z'icyo ari busubize abana agatangira kwerekera abandi bagabo bagenzi be atangira kubabwira ati mungire inama umugore wanjye byagenze kubigenda uko none yaragiye abana bari kumbaza aho mama ari nabuze icyo mvuga bagakamwe gatogatsindwa fata ijerekani y'urwagwa fata ikesi ya byeri kuko bya primus kera byabagaho cyari biriho genda kibuka icyambere nakiguriye muri 88 kigura muri 88 cyaguraga amafaranga primus yabaga reka mbikubwe nanjye ari primus yabaga inanutse gutya ikesi nkuko tuvuga ikesi yari igiti hagati harimo aho icupa rijya habagamo harimo amakarito yego n'ubundi zanzoga zaguraga ngiye kuko ndibuka ababyeyi banjye mama wanjye yasomaga agacupa ariko papa ntabwo yanywaga inzoga cyane nubwo yitahiye ntabwo yanywaga inzoga yewe nayiguze 88 bwa mbere ngeni zibaye intuma yaguraga 83 je nayiguze 88 muri 88 primus icyo gihe nyizi niga umwaka urumva we yize imbere yawe nigaga mu mwaka wa kabiri ababyeyi bayintuma 82 icyo rero nagira ngo nkubwire nuko kwahukana byari mu muco ndetse no gucyura bikaba mu muco no gucyura bikaba mu muco ariko icyo nzova yaravuze twibaze ese umuntu araza gucyura hehe ushwanye n'umugabo wawe ushwanye n'umugore wawe hano mu mujyi wa Kigali umugore sakodesha getu yiwe abandi bagabo batangiye kumusangayo nujya no gucyura wa mugabo mbikubwira niba abandi bagabo bazagukubita so mutugire inama rero turajya gucyura hehe nimba abantu basigaye bahukanira muri ghetto cyangwa mu ngo z'abandi bagabo basenye ingo zabo
ese noneho mugire inama abagabo ariko nzovu hari akantu gato yangira ngo mfashe reka njye n'abantu twavuze n'ibintu by'umuco tuvuga ibintu by'ubunyana kwita izina cyangwa kugira gute ubu noneho hateye ibintu ngo niba ubyaye umwana wajya kumwita izina umwitire mu kabari noneho kugira ngo bakoreshe bya biryo bya kinyarwanda hari ibyo bitaga isogi ubututu bagateka bwa bugari bakabukatakata buto butoya bakanywa amata abana bakanywa amata abasaza bakuru bakanywa urwagwa mu gicuma umuntu asigaye abikora akabikorera muri hoteli n'iyi mu kabura kanaka bakagura iyo gato nimba gato yarahindutse wa mutsima wa cya twabyaga ugasanga noneho bashyizemo amayoga ibiki umuco rero inshuti zanjye umuco ntugasibanganye twe turi abanyarwanda dufite umuco ntukazime dukomeze tuwusigasire so umuco tuwusigasire umuco tuwiteho ntukazime ariko noneho nzovu hari akantu gato nshaka kubaza mbere uko dusoza iki kiganiro turimo tuvuga ku ibi ngibi nibutse ikintu kimwe kuri ino cano duherutse kuganiriza abantu bayikurikira twicaranyeho n'umuntu bita Yakamwana arimo ambwira yuko ngo nzajya kumwiregera i Butare ngo aho yakuye umugore we baracyari kumwe bari bapanze ko ku itariki 25 bazajya kwirega urwo rugo rwasenyutse dusara ukwe na Yakamwana rugo ntago bakibana babana hesha ndakurahiye ntera amabuye niba babana abakurikiye musipita rero nanjye rwose ni mu ntera amabuye yakaye babwiye yicaye ahangaha Imana ishimwe nzovu ni inshuti ye ya hafi ubwo aduhaye ukuri ya amakuru Yakamwana ni inshuti yanjye uribuka ka video twakoze ahantu barambwira ngo inzu irimo Yakamwana n'umugore Yakamwana n'umugore oya ndiwe nzovu ndi kanange kuvaga oya reka nacyo inzira hiye harimo Yakamwana hamwe n'umugore wiwe harimo amafaranga n'ibyo warokora navuga ko narokora Yakamwana wavuze ko warokora ariko bamubaje wavuga ko yarokora umugore dusaba ubuse bari kumwe bari kumwe ugashaka n'undi ego umugore nawe uri mukuru kuri umugore mushaka gutandukana umugore ni nk'umugabo n'umwana wundi nese iyo ufite umugore akitaba Imana mushaka undi nuko umugore nawe umugabo yitabye Imana narongorwa tuvugishwe ariko inshuti murakomeza mugasangira ntibuse ubuse ko yavuze ngo arokora dusabe sindi ko na Yakamwana aya masaha ariko ntabwo ari kubona dusabe je nari nzi ko dusabe uyu munsi ni itariki 10 zamaze kuba hafi mu 10 numvaga muri iminsi 15 narindi ko organiza abantu ngo turi ukuntu tuzajya kwiregera uzatege kwa se ugiye Butare Tumba ugiye wenyine yanzavugisha ukuri ibyo byarangiye ntabwo bari kumwe muze kunshakira akaraza kuri bano banaze kubambwirira ikintu kintu ariko murakoze cyane nayo makuru duhaye wowe amakuru duhaye kuri Yakamwana tuyemera nk'ukuri kuko uri inshuti yanjye Yakamwana tuba turi kuba nijoro haba Sodoma haba hehe Sodoma ngo mama agiye guca umuco wo kudahana zawa abari badukurikiye rero Imana ibaha umugisha Nzovu yari yifuje kubataramira kandi ababwira ibijyanye n'umuco nibyo ngibyo mwabyumvaga umuco ntukazime umuco ntugatakare umuco ntugata agaciro ariko muwusigasire muwiteho muwumenye ni inshingano zacu twese kumenya umuco ni inshingano zacu twese kumenya ibikenewe